Utubwira amazina yawe, utubwira aho usengera, ndetse utubwire kuba nk'urubyiruko umaze iminsi 3 mu mwiherero, ibintu byose yaba akazi n'ibindi byose wabamo warabiretse, ubona bikumariye iki cyangwa bizakumarira iki? N'ubuhe butumwa aho urubyiruko muri rusange? Murakoze, nitwa Mugiraneza Protogene, nk'uko bivuze ndi urubyiruko, nsengera muri Regina Pacis Mutagatifuza mu ikoraniro Florida. Nk'uko warumbarije rero kuba maze iminsi 3 narigomwe byose na telefone irimo, nkaza gusenga bimfasha guhura n'Imana mbere na mbere, mu guhura nayo n'ubuzima bwanjye, ndetse nkawihereza ko hari igihe urubyiruko rwibaza uti wenda gusenga ntacyo bimaze, ndacyari muto, nkeneye kuryoshya, nkeneye kwicara n'abandi, ariko no mu gusenga habamo kuryoshya. Abasenga nabo turaryoshya, ntabwo wamara iminsi 3 uri wenyine uri kumwe n'abandi, cyane cyane uhura n'Imana, nta buzima butubwo. Ikindi kandi tuhakura impamba izadufasha mu kazi, ndetse no mu buzima busanzwe twasha kubona impamba idufasha kubaho kandi tukabaho mu Mana. Uratanya tubwira amazina yawe, utubwire naho usengera, uhita utubwira waje mu mwiherero nk'umuntu w'urubyiruko ukiri mu myaka mitoya. Abenshi muri iki gihe tugezemo usanga ibintu byo gusenga baradohotse batabyitayeho. Wowe ubona kuba bafata iminsi 3 uri gusenga nta kindi kintu ufite, nta telefone, nta kintu na kimwe, ubona bikumariye iki? Murakoze, nitwa Witije Jeannette, nsengera mu ikoraniro muri Florida rikora Regina Pacis. Ngewe nk'umujeni w'umukristo usenga narabikunze cyane, kuko no kwegera Imana ni ukuryoshye. Iyo waje gusenga ukirerana na Yesu, ibyo byose ukabisiga nk'urubyiruko, ukuramo inyungu nyinshi. Cyambere mukuramo kubaha, ukumva ko wakunda Imana, ugakunda gusenga. Ikindi ukitabira iby'isi ni byinshi bigushuka, ariko iyo usenga umenya umuco, umenya kugira umuco, ukuntu witwara, ugatandukana na wa muntu udasenga ukaba umukristo usenga. Murakoze.
utubwira amazina yawe, utubwira aho usengera. Batubwiye ko uri n'umujene Marie. Ngurongoye vuba, kuba wafata iminsi 3 ukajya mu mwiherero, wizemo iki? Urabona bizagufasha iki? Mwakoze cyane. Amazina yitwa Nshimiyimana Jean Bosco, nk'uko bivuze ndi umujene Marie. Nakoze ubukwe ku tariki ya 2 z'ukwezi kwa 3. Igihe gitoya gisendongoye nubatse urugo muri make. Yego. Uyu mwiherero rero kuwuzamo ni umwanya mwiza wo gutuza, umwanya mwiza wo kwegerana n'Imana. Iba yaramfashije mu bikorwa byinshi mu buzima busanzwe. Ndi umucuruzi. Nafashe iyi minsi rero ibyanjye byose ndabiparika kugira ngo nongere nze mbashe gufata akanya ko gutuza, nihererane n'Imana, nkomeze nyiragize ibyanjye byose, inyungura ubwenge mu byo nkora, kandi mfashirize n'umuryango mushya nashinze. Murakoze. Uratangira utubwira amazina yawe, utubwire iminsi umaze mu mwiherero, uratubwira naho usengera, ariko iminsi umaze mu mwiherero iminsi 3 byakunguye iki? Murakoze. Nitwa Kajyambere Venuste, nkaba mbarizwa muri Paruwasi Regina Pacis Remera, mba muri Florida. Ubutumwa mfite muri Florida ni muri Minisiteri y'Ibikorwa by'Urukundo. Yego. Nkaba rero mu by'ukuri hano twaje tariki ya 1 z'uku kwezi. Uyu munsi ni ya 3, ubwo tuhamaze iminsi 3. Mu by'ukuri ni ibintu by'ingirakamaro, biradufasha cyane kuko uyu ni umukoro twihaye tuwukopereye ku ntumwa, kuko intumwa zasigaga ibyo zikora byose zikurira umusozi zikajya gusenga, zikajya guhura n'Imana. Natwe rero ni muri urwo rwego tuzamo, kuko umurimo nkora ni ubucuruzi, ariko nta gihombo bintera, kuko iyo nje hano ndaza nkiyunga n'Imana, ndetse ngafata ingamba nshya zituma ndushaho gukomera mu kwemera, maze iyo ntashye ndabibona kuko nta gihombo mpura nacyo, ahubwo bintera urwunguko. Urakoze cyane. Uratangira utubwira amazina yawe, utubwire naho usengera, muri make tubwire umaze iminsi 3 mu mwiherero, ukora akahe kazi? Kuba warafashe icyo gihe cyawe kingana gutyo ukareka byose ukajya mu mwiherero, ni iki byakunguye? Murakoze. Nitwa Kizimana Teresifori, nkaba nsengera mu ikoraniro Florida. Mu buzima busanzwe nkora umwuga w'ubwubatsi. Icyo umwiherero wamfashije muri iyi minsi 3 byamfashije guhura n'Imana, cyane cyane umwuga w'ubwubatsi ni umwuga usanga abantu benshi byo gusenga batabijyamo cyane, kuko bumva ko bibatwara umwanya. Ariko nkanjye w'umwubatsi, ndetse buri umwubatsi kuri level yo hejuru, bimfasha kumva ko icyo wakora cyose Imana itarimo ntacyo wageraho. Murakoze. Uratangira utubwira amazina yawe, naho usengera, ndetse unatubwire iyi minsi 3 mumaze musenga byabunguye iki, cyane cyane ko muri ino minsi abantu benshi badohotse mu bijyanye no gusenga. Uhura n'umuntu agashobora kuba yakubwira ati mperuka gusenga 2002. Nitwa Musengimana Jenny, nsengera muri groupe Charismatique Florida yo muri Paruwasi Regina Pacis. Iyi minsi 3 icyo yamariye, nabashije kurushaho kwegera Imana cyane. Mu kazi kanjye nkora mu buzima busanzwe, ndi umucuruzi. Byamfashije kwitagatifuza cyane, kuko mu bucuruzi abenshi bazi ko abacuruzi badasenga, abenshi bazi ko udashobora gufunga iduka cyangwa se gusiga business yawe ujye mu byo gusenga. Ariko gusenga ni ubuzima, turahitagatifuriza, bigatuma turushaho kumenya n'uko twitwara mu bo tuba turi kumwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uburyo dushobora kwakira abaza batugana, bakatubonamo urumuri, bakatubonamo Yezu, aho kugira ngo bakubone nka wa muntu ugiye kubabeshya, bakubone nka wa muntu ugiye gukata iminzani, ahubwo bakubonemo umukristo wa nyawe wamenye Kristo. Urakoze cyane. Utubwira amazina yawe ndetse naho usengera. Murakoze. Izina ryanjye nitwa Emma Marie Uhorakeye. Nkaba nsengera muri Paruwasi ya Regina Pacis.
by'umwihariko mu ikoraniro Charismatique Florida. Hari ikibazo nabajije bagenzi bawe, mumaze iminsi 3 musenga, ese ni iki wakuyemo, byagufashije iki kuba wafata iminsi 3 uri gusenga nta ibikorwa byose wabihagaritse, ubona bimaze iki? Ku mukristo gusenga ni ubuzima, kuko ni uguha umwanya Imana nyir'ubuzima mukagira ibihe by'ubusabane, nk'uko Musa yasabanaga n'Imana kandi akazanira umukiro umuryango we, ariko uriwe bikamufasha ariko n'abandi bikabifasha. Nanjye rero ahangaha navomye byinshi bizamfasha mu muhamagaro wanjye wose, haba mu buzima bwa gikristo, haba no nk'umubyeyi, nk'umugore mu rugo, nk'umuvugabutumwa muri ikoraniro, kubera ko ntiwatumikira uwo mutahuye. Uyu mwanya rero umuntu aba yahariye Nyagasani aba ari ngombwa cyane, kandi nawe azadusanganira akaduhugura muri byinshi yakoresheje Padiri Martini cyane cyane. Mama ngo haye ikaze, tangira tubwira amazina yawe, utubwire naho usengera. Nitwa Mukankurana Goderiva, abasengera muri groupe Florida Charismatique, aba muri Minisiteri y'ibikorwa by'urukundo. Mumaze iminsi 3 mu mwiherero, ibikorwa byose mwarabihagaritse bijyanye n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi, ubona gufata iminsi 3 uri mu mwiherero uri gusenga bimaze iki? Yewe icyo bimariye cyane cyane nuko nitaruye cyane cyane ubucuruzi nakoraga, nkemera kubufunga, ariko nkaba nzi neza yuko n'ejo bundi aho nzasubirayo Imana izampa ibyo ntabonye muri cya gihe nari mu mwiherero. Kandi ikindi nacyo ni uko numva ko kwitarura ibintu wari urimo by'akajagari biragufasha, noneho bikaguha kwegera Imana by'ukuri. Gira inama rero abantu badohotse mu gusenga. Hari umuntu muganira akubwira ati ngemeruka gusenga 2-5. Abantu badohotse mu gusenga ni ukujya tubegera tukabwira yuko gusenga ari cyo kintu cya mbere, kuko n'ibyo bakora byose ni Imana ibibaha. Noneho rero tukabigisha ko bagomba kuba hafi y'Imana kugira ngo bya bindi byose ntacyo bazahomba, kuko kwegera Imana nta gihombo kirimo. Akaze cyane. Ongera utangire utubwira amazina yawe, tubwire naho usengera. Nitwa Marie Aime Umutoni Wase, barizwa mu ikoraniro Charismatique Florida muri Paroisse Regina Pacis Remera, nkaba ndi umuyobozi w'iryo koraniro. Uri umuyobozi w'iryo koraniro, mumaze iminsi 3 mu mwiherero, mwararetse ibintu byose, mudakora akazi ndetse nta n'izindi nshingano mukora, mutitaba n'amatelefone, ubona bimaze iki kumara iminsi 3 uri mu mwiherero wegereye Imana? Ubusanzwe mu buzima bwa gikristo ni byiza ko dusenga, ariko tugafata n'igihe cyihariye gitandukanye n'ibindi bihe birimo cyo kwegera Imana, ariho usanga nko mu makoraniro y'abakarismatike twita imyiherero, tukitarura inshingano zindi, tukitarura ingo, tukitarura abantu kugira ngo turusheho kwegera Imana. Uyu mwiherero rero icyo ubugamije cya mbere ni ukuvugurura ubukristo bwacu, tukongera twisuzuma, tukavugurura ubukristo bwacu, tugafata ingamba nshya kugira ngo turusheho kongera kubana n'Imana. Muri make biba bimeze nko gushyira telefone ku muriro kugira ngo ibashe gukora, natwe tuba twaje kwegereza imitima yacu dutuje, tukayegereza Nyagasani.